Iyi ni video igaragaza abaturage ba Bukavu uyu munsi ubwo bari bateraniye mu nama yari yakoranyije abantu basaga ibihumbi 10 bateze amatwi abayobozi ba M23. Aha rero bari baje kugira ngo bumve gahunda ijyanye n'ubuyobozi ndetse n'ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko umujyi wa Bukavu ubohowe na M23, ariko ntibyaje kubahira kuko ubwo iyi nama yendaga gusoza baje kuraswaho ibisasu by'urufaya batamenye ngo byaturutse nuko bakwira imishwaro barirukanka. Nyuma y'ibi rero hatangajwe ko ngo abantu 11 bapfuye ndetse abandi 35 bagakomereka ngo muri iki gitero cy'ibisasu bagabweho. Aho bari bateraniye rero ni kuri Place du 24 cyangwa se Place de l'Independance. Nyuma rero ko bibaye umutwe wa M23 uri kugenzura Bukavu ubu ngubu watangaje ko abakoze ibi bikorwa babiri muri bo bamaze gufatwa, bakavuga ko ngo ari igitero cy'iterabwoba ku basivile. Ibi kandi umutwe wa M23 wabishinjije leta ya Kongo, leta ya Tshisekedi, uvuga ko kugeza ubu munsi ikomeje kwica abaturage bayo kandi bo icyo baharanira n'icyo bite muri gahunda ari kurinda abaturage. Nyuma rero y'ibyamaje kuba Corneille Nangaa mu kiganiro n'abanyamakuru i Bukavu yatangaje ko iyi mibare ari yibanze kandi ko igaragaza neza ko abishwe nyine ari 11, bakaba barimo ngo umugore umwe ndetse n'inkomere 35, ubu zirimo abo 6 bakomeretse bikomeye zikaba zahose zijyanwa mu bitaro. Abanyamakuru rero bari bari Bukavu bakurikirana iyi nkuru babwiye ibinyamakuru bitandukanye ko uyu mubare nubwo watangajwe ariko ngo ushobora kwiyongera bakurikije ibyahabereye. Abanyamakuru bamwe bavuga ko ngo bumvishe ibiturika ngo birenze kimwe, maze aribwo byatumye ngo abantu bakwira imishwaro. Binasobanuye ko hari abantu bagiye bavunika bitewe n'uburyo ki bahonyorwaga cyangwa se bakandagirwaga n'abandi barimo kwirukanka. Ibi rero bikaba bikomeje gushyira igitutu kuri leta ya Kongo kuko abaturage bose ubu bari mu rungabangabo bibaza ngo niki kigiye gukurikira. Ibi kandi byongeye kugaragazwa cyane no gushimangirwa na Bisimwa ubwo yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter cyangwa se cyahoze cyitwa X ubu ngubu cyahoze ari Twitter mbere, avuga ko ibyabaye ngo ari umugambi mubisha kandi washyizwe mu bikorwa nyuma y'uko ngo byari byatangajwe ku mbuga nkoranyambaga ejo ko ngo abaturage bazitabira iyi nama ashobora kuzabagaho ibitero. Ngaho nguko rero amakuru acyakomeje acyasirikira ku mbuga nkoranyambaga, turagenda tubagezaho uko bigenda bikurikirana.